Bakunzi ba Igihozo Cyacu TV, nongeye kubifuriza umunsi mwiza, nongeye kubasuhuza, nongeye kubiyegereza kandi nongeye kubashimira ko mukurikirana ibiganiro byacu buri gihe. Nshimire abamaze gukora subscribe bakurikirana ibiganiro byacu iteka. Niba warakoze subscribe ariko utarakanze kunzogera kugira ngo video yacu igiyeho ujye uhita uyibona, ndakwinginze bikore, kanda kuri notification bell kugira ngo ujye umenya ko dushyizeho video nshyashya. Uyu munsi rero ngiye kuganira n'abasore, abahungu ariko n'abakobwa bashobora kumva ikiganiro, ababyeyi bashobora kucyumva bakaba bagira inama inshuti zabo, abana babo, basaza babo, barumuna babo, bakuru babo n'ibindi nk'ibyo. Tugiye kuganira ku ki? Tugiye kureba ibintu umukobwa gukorera kikaba ikimenyetso cyangwa gihamya ko agukunda by'ukuri. Iteka mu buzima bwa umuntu aravuka agaca muri steps zose cyangwa inzego z'uburyo umuntu akuramo, ariko byagenda kose ageze igihe akajya mu rukundo, ageze igihe akagira amarangamutima amuganisha ku gukunda umukobwa, hanyuma bakabana nk'umugabo n'umugore, bakibaruka, bakabyara, bakuzukuruza, bikagenda neza. Hanyuma abahungu benshi bageze muri icyo gihe habakunda kuba ibibazo byinshi. Kundana n'umukobwa, hanyuma mwamugikundana, ibintu bitangiye kuryoha, bitangiye kujya kure, ukumva ngo nabivuyemo nabiretse. Cyangwa ukumva ngo akweretse invitation, yakoze ubukwe n'abandi n'undi muntu. Rero abahungu, abasore ugasanga babaye mu buzima bwo kwigunga no kwiheba. Rero ndagira ngo ngufashe mbere yuko ujya kwigunga, mbere yuko bikugeraho ngo wihebe, mbere yuko umarira umutima nama wawe n'ibyiyumviro n'urukundo rwawe rwose ngo ubishyire ku muntu rimwe na rimwe batabiha agaciro, ndagira ngo tuganire ku cyakubwira niba uwo mukundana koko afite urukundo nyakuri. Birumvikana? So we are going to discuss about 7 things she will do if she genuinely loves you. Tugiye kuganira ku bintu 7 umukobwa ashobora gukora bikakubera igihamya ko uwo mukobwa gukunda by'ukuri, atari uburyarya, adashaka amafaranga, atarambira iwabo, atabihwe n'ubuzima, ahubwo agukunda. Icyambere azagerageza uko bishoboka kose abonane cyangwa amenyane n'inshuti zawe n'umuryango wawe. She tries to be seen by your friends and relatives. She will be happy that she can meet your family members. Anezezwa nuko yahura n'umuryango wawe, anezezwa nuko yahura n'inshuti zawe, anezezwa nuko yamenya kwifisha aho uturuka, anezezwa no kumenya abaturanyi b'iwanyu, anezezwa no guhita yisanga mu muryango kuko arashaka ngo uwo muryango azawuzemo awuzi. Ariko umukobwa muzamukundana wavuga ku byo mu rugo akakwereka ko bitamureba, wagerageza kumwereka inshuti zawe akakwereka ko ibyo bitamushishikaje, akajya gushuka ngo ni we ndeba gusa. Uwo mukobwa arimo arakubeshya, arimo arakurikiriza burusheti musangira, arimo arakurikira ayo mafaranga umuhereza ngo yishyure inzu cyangwa ajye muri salo. Ariko niba ari umukobwa ukunda nyakuri, azishimira kumenya inkomoko yawe, azishimira kumenya aho uturuka, azishimira kumenya inshuti zawe. Ese uramufite umeze utyo? Mukomeze. Icyakabiri, she sacrifices a lot for your happiness. Akora ibintu bitangaje kubwo umunezero wawe, aritanga ku buryo akora ibintu bikagera ku rwego wabona ko ari nk'igitambo, ariko kugira ngo wowe musore ugire ibyishimo, unezerwe. She sacrifices a lot for your happiness. Hari imyambaro areka kwambara yarayikundaga kuko wabimubwiye ko utayikunda, kugira ngo agushimishe akayireka. Hari imyitwarire yagiraga, ariko kubera ko wamubereye umunyakuri, wamubwiye ko iyo myitwarire utayikunda, akayireka for your happiness, kubwo kugira ngo wishime, unezerwe, umubohokeho.
ushobora gusanga yajyaga yambara yenda mini skirts, mini dresses, amakanzu magufi, amajipo magufi, ari ubuzima bwe yajyaga yikundira. Aho ukamubwira uti sheri, ntabwo ibyo bintu mbikunda, ukabona yatangiye kwambara imyenda miremire, biramugoye, ariko ukabona yatangiye kubyitoza. Rimwe na rimwe naniyo yari afite, ukumva yatangiye kugura ikanzu imwe ebyiri ndende cyangwa ijipo. Uwo mukobwa uzamenye ko agukunda by'ukuri. Ariko uzabwira ngo ibi bintu simbikunda, ababwira ngo njyewe niko neye, mfata uko neye. Leave that girl. Uwo mukobwa mureke. Point number 3, icya gatatu, she cares about your loved ones. Yita ku bantu, yita ku bukunda, yita ku nshuti zawe. Bisa n'ibihura n'akambere. Akambere twabonye ko agerageza kubamenya, ashakisha uburyo abamenya, ariko iyo amaze kubamenya noneho aka gatatu, arabakunda, abitaho, arabishimira. Mugira mariage mu muryango, akumva arashaka ngo yitabire. Mugira ibyago, akababarana nawe, akaguherekeza, akagufata mu mugongo. Izo za birthday parties, akifuza kuzatendinga, akagiramo uruhare, agatanga amakado, ugasanga arashaka gushudikana na bashiki bawe. Rimwe na rimwe akanabasura wowe utabizi, ukumva bari kumwe. Ashobora no kugukata, ukumva yasuye mama utabizi. Nubona uwo mukobwa urimo kwita no gukunda ku nshuti, ku miryango yawe, kubukunda, kuba wamweretse kukunda, kuba wamweretse kuha agaciro, uwo mukomeze, azabamo umugore muzima, azaba mama w'abana beza. Ndabengenze, niba urimo kureba ino video utarakora subscribe, mbere yuko dukomeza ku ka 4, banza ukande kuri subscribe no kuri ka notification hari ako kazogera, kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byanjye bigisohoka. Tugiye kugera ku cya 4. Icya 4 baravuga ngo yemera ubuzima bwawe bwose. She accepts the rhythm of your life. Gahunda y'ubuzima bwawe nawe ayisangamo, imiterere y'ubuzima bwawe, the history of your life, amateka y'ubuzima bwawe. Ni ukuvuga ngo yakira ahahise hawe, aho uyu munsi hawe, mugafatanya kureba ejo hanyu mwembi. Ariko umukobwa uzakubwira ngo yewe akazi ukora sinkakunda, ibyo urimo simbikunda, agahora kwereka ko ubuzima bwawe buri mu kavuyo, washaka kukwereka uko ubuzima bukwiye kuba bigenda. No, uwo mukobwa mureke. Indi point, she's proud of your accomplishments. Yishimira ibyo wagezeho. Mumenyanye uri umunyeshuri, yenda urangije kwiga, urangije kaminuza, kuri fete yawe, kuri graduation party, ukabona yashyushye, wa mugani w'urubyiruko yahiye, yatombotse, agatwika, akambara neza, akitabira, agakora ibishoboka byose ngo umunsi wawe ugende neza. Waba wabonye akazi, akabyishimira, akanezerwa, n'uvuga ngo yishimira ibyo wagezeho. Kubera iki? Kubera ko ibyo wagezeho yatangiye kubona ko biri mu nyungu z'umuryango, wowe nawe n'abazabakomokaho. Ariko umukobwa udafite urukundo nyakuri, ujya kumubwira ngo sheri, muri iyi minsi ndahuze, ndimo ndandika ka memoire, abatangira babwire ngo sinanubwo duheruka kujya ku kabari, nanubwo duheruka kujya ku Kivu, nanubwo duheruka gutembera, ubu uri mu bitabo. Ariko ugukunda azakubwira ngo concentrate on your books, shikama, muri inyuma, birangize, ibindi byo gutembera no kurya no kugira tuzabikora urangije. Uwo mukobwa aba ari mwiza cyane. Uwo mukobwa aba yaba umugore muzima. Umukobwa uhora gufana, umukobwa uhora akuri hafi. She is always your biggest fan. She is always your biggest supporter. Uwo mukobwa
arakabyara, n'umwenega y'akazi muzima. Ikindi, she fights for you as a couple. Arwanirira icyubahiro, arwanirira umunezero, arwanirira ibyishimo byanyu mwembi, wowe nawe. Ntashaka kumva bakuvuga nabi, yumva ibyawe nawe byavugwa neza, byagenda neza ku murongo. She fights for you as a couple. Akanyuma shiti yanjye karyoshye, she listens to you with attention. Agutega amatwi yitonze iyo muganira, agutega amatwi yitonze, akishimira kumva inama zawe, akishimira kumva amakuru akuvamo, akishimira kumva ijambo rikuvamo. Mwamuri kumwe, ntabwo ajya muri telefoni, ntabwo yitaba izindi koruzi, abateze amatwi ashaka kumva umukunzi wanjye arimo arambwira iki, sweetheart wanjye arimo aravuga iki. Nshuti zanjye, ese wamaze kubona ko uwawe ukunda by'ukuri, cyangwa wavomeraga mu rutete? Mwari kumwe na Kamukama ku Gihozo Cyacu TV. Imana ibarinde.